isengesho dukora buri munsi, isengesho tubamo bwa buri munsi, isengesho ritunga ubuzima bwacu, isengesho ritunga roho zacu buri munsi. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe nanone kandi isengesho ritumariye iki mu buzima bwacu. Ni izihe mbaraga z'isengesho mu buzima bwacu? Ese kuki ubundi dukwiriye gusenga? Ese ubundi umukristo akwiriye nibura gusenga kangahe ku munsi? Nibyo rero tugiye kurebera hamwe. Nk'uko tubizi rero ndumva ntabwo ari bishyashya kuri mwebwe kubabyumva. Mu by'ukuri gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga uba urimo uraganira n'Imana, uyibwira ibyawe, uyibwira ibikurimo, ndetse rimwe na rimwe ukanayitura ibikubabaje, bikuremereye mu buzima bwawe bwa buri munsi, kugira ngo ikuruhure, kugira ngo igufashe, kugira ngo iguhe izindi mbaraga zo gukomeza gutwaza, zo gukomeza gutsinda ibikugerageza muri ubu buzima uba urimo hano kuri iyi si. Ngira ngo murabizi neza iyi si turimo, ni isi irimo byinshi cyane bitandukanye, ni isi irimo ibibazo, ni isi irimo ibigeragezo, ni isi irimo akababaro, ni isi irimo amarira menshi cyane, kandi ibyo byose umuntu wese wabashije kugera kuri iyi si, ibyo bintu byose uko byagenda kose ahura nabyo. Ariko dushobozwa n'iki? Dushobozwa byose n'Imana, dushobozwa byose no gusenga. Rero ibikorwa byose birimo isengesho, ibikorwa byose birimo gusenga, byose bibasha kugenda neza. Reka tubirebe rero. Nk'uko nabivuze ngo gusenga ni ukuganira n'Imana. Nibyo, gusenga ni ukuganira n'Imana. Iherere usenga Imana, uyibwire ibikurimo, uyibwire ibikuri ku mutima. Hari indirimbo twajyaga dukunda kuririmba hashize iminsi, twaririmbaga twiga mu Kibeho, ivuga ngo iherere usenga Imana, Imana data uyibwire ibikugoye, Imana Mana irakumva nta buryarya, Imana data irakumva ni umubyeyi. Ngira ngo murabyumva. Imana ni umubyeyi, Imana ni papa wacu, Imana ni byose kuri twebwe, Imana niyo idushoboza kuba abo tugomba kuba bo. Rero niyo mpamvu mu buzima bwacu tugomba kurangwa n'isengesho. Isengesho rero naryo ubwaryo ni irigaragaza cyangwa se ni iryongera umubano no gusabana hagati kwawe n'Imana. Ni icyongera icyizere kigomba kuba hagati yawe n'Imana. Isengesho rero ni urufunguzo rufungura rukwerekeza aho Imana data iri. Ni muri salo se, ni mu cyumba se, aho yicaye aho ariho hose, ni urufunguzo rugufungurira aho data yicaye, kugira ngo muganire, kugira ngo mugirane ikiganiro, kugira ngo umwisanzure umubwire ibyawe. Gusenga ni inzira nziza ikuyobora mu bikorwa byiza. Gusenga ni inzira nziza ikujyana mu mubano mwiza n'abandi bantu, cyangwa se n'abavandimwe bawe n'inshuti zawe, mu bo mubana, mu bo muturanye, mu bo mukorana mu kazi. Isengesho, iyo uri mu isengesho ugaha agaciro isengesho, rikuyobora mu nzira nziza kandi ziguhesha agaciro, zikaguhesha n'icyubahiro mu buzima bwawe. Uzarebe umuntu urangwa no gusenga mu buzima bwe, nta muntu ujya umwima agaciro cyangwa se ngo areke kumwubaha. Uriya muntu aba ari uwo kubahwa. Ukareba ukavuga ngo runaka ngo ariko ngo runaka ngakunda gusenga pe. Ariko ko gusenga kwawe kugaherekezwa n'ibikorwa byawe, kuko ntago uzajya gusenga uvuga ngo ndirirwa nsenga, ngo ndirirwa mvuga ngo mana Nyagasani Mana yanjye, ndagurata, ndagusingiza, ndagushimira ku byo wankoreye, ariko nyuma yo gusenga kwawe bigaherekezwa n'ibikorwa bibi, kugambanira abandi, kugirira nabi abandi, guteza umutekano muke cyangwa se umwiryane muke mu bo mukorana, kugambanira abo mukorana se, ugasanga ni wowe uhora uri ikigusha, cyangwa se ni wowe uhora uri gateranya ku mukozi mukorana na bosi wawe, cyangwa se ku mushefu wawe. Donc ugasanga ibikorwa byawe byose nta na kimwe gihesha agaciro umuvandimwe wawe, cyangwa gihesha agaciro inshuti yawe, cyangwa se uwo mukorana. Ese urera izihe mbuto? Kandi umuntu urangwa n'isengesho mu buzima bwe arangwa no kwera imbuto nziza. Kwera imbuto nziza kwe rero ni ibikorwa byiza, kugira neza, kugira umutima mwiza, kwita ku bandi, gufasha abandi,
ibikorwa byiza murabizi, ibikorwa bya roho mutagatifu. Ibikorwa bya roho mutagatifu ni ibyo ngibyo, ni ibyo gufasha abandi, kwita ku bandi, gufasha abababaye bageramiwe bari mu kaga, kuba uri kumwe n'abandi utera intero nziza, aho kugira ngo ube uwo kubagusha, ahubwo ukaba uwo kubankuhaja cyangwa se kubatera imbaraga mu rugendo rwabo, ukaba uwo gufatana nabo akaboko mukagendana mu nzira nziza ikwiriye nyayo y'ukuri. Mu buzima tubamo rimwe na rimwe bujya bugorana, kuko hari ukuntu rimwe na rimwe tujya dufata ubuzima bw'isengesho tukabuvanga n'ubundi buzima busanzwe, ariko ubwo buzima busanzwe usanga bwiganjemo cyane ubugome, usanga bwiganjemo cyane ubugiranabi, usanga bwiganjemo cyane kugambanirana cyangwa se kugambanira abandi. Ese ubwo buzima wabuhuza ute kugira ngo wumve ko isengesho rifite agaciro muri ubwo buzima bwawe? Ese iryo sengesho usenga rifite akahe gaciro? Rero bavandimwe, nimba uri mu basenga ukaba uri umukristo, hari ibikorwa bimwe na bimwe bitakagomba kukuranga, hari ibikorwa bimwe na bimwe utakagombye kunyuramo. Ibyo bikorwa bibi byose nabanje kuvuga mbere, ntabwo ibyo bikorwa wakagombye kubibarizwamo, ahubwo wakabarizwa muri ibyo bikorwa byiza bya roho mutagatifu, ukemera ukayoborwa na roho mutagatifu, hanyuma akanakuyobora muri iryo sengesho ukora, kugira ngo ribe isengesho ryiza, ribe isengesho rikuganisha heza, ribe isengesho rifite imbaraga, ribe isengesho kandi rikubanisha neza n'abandi n'abo mubana nabo. Hari ibintu njya nkunda kubona mu bantu basenga bamwe na bamwe, ntabwo ari muri bose, ariko ni ubuzima tunyuramo bwa buri munsi hano kuri iyi si. Ntabwo wavuga wenda ngo wongeye andehoro cyane n'ubwo buzima, kuko ni ubuzima duhura nabwo kenshi cyane. Mu by'ukuri uyu munsi tukaba turimo turasengera hamwe nk'abavandimwe, inshuti, turasingiza Imana cyane, twuzuye umwuka se, cyangwa se turimo turarata Imana ukuntu ari nziza, ari igitangaza, yaduhaye ubuvandimwe, yaduhaye ubushuti, yaduhaye kwiyumvanamo no gufashanya nk'abavandimwe. Ariko mu by'ukuri aho twicaye aho ngaho, twamara kuhahaguruka, uwari wa wundi agakomeza kuba wa wundi, uwari wa wundi agakomeza kwitwara kwa kundi n'ubundi yitwaraga, kudahesha Imana ikuzo n'icyubahiro. Wakumva uburyo umuntu ashobora gusohoka mu rusengero, cyangwa se avuye muri chapelle, cyangwa se avuye aho yari yagiye kwiherera asenga, cyangwa se avuye mu butayu, avuye gusenga Imana, avuga ati Imana nyiri impuhwe nyinshi zahebuje, nyiri icyubahiro, nyiri ingoma, mwami Imana. Ariko nyuma y'ibyo ukimara gusohoka aho hantu, ugasanga kuri telefone niwe urimo kubwira uwo mukorana ngo ngicyo kiginga mwana, ngicyo gikaritasi, ngo dushaka ukuntu ngo twakigambanira bakirukane mu kazi. Ukibaza niba ako kazi nibamwirukanamo, ibyo yahembwaga cyangwa ibyamugombaga bari bifate bakabishyira ku byawe. Wakibaza ngo ese ibyo ngibyo ni ibikorwa byiza biherekeza iryo sengesho? Reka dufate urundi rugero, ugasanga urabwira umuvandimwe wawe ati muvandimwe akira amahoro ya Kristo, muri kumwe murimo gusengana aho ngaho, mwamara gusohoka mugeze hanze, bya bindi by'ubuvandimwe bitaga ubuvandimwe mu isengesho mugahita uburambikaho, ahubwo bikitwa ubuvandimwe ku munwa, ariko ku mutima reka da. Ukaba wa wundi ahubwo atangira kugenda hirya no hino uramuvuga nabi, uramugaragaza nabi, uravuga ati kiriya kintu sinzi gifite ikibazo bite byacyo. Murabizi ubuzima tubamo ni uko nguko, kubaho mu buryo bw'uburyarya, kandi twitwa abakristo, kandi twitwa ngo turasenga. Ndagira ngo bavandimwe tubashe kumva neza, gusenga tubihe umwanya wabyo, kandi tubihe agaciro kabyo. Nimba usenga, uwo gusenga koko, witandukanye n'ibyo ngibyo. Nimba usenga, saba Imana iguha imbaraga zo gutandukana n'ibyo bikorwa bitari byiza, bitaguhesha agaciro, bitaguhesha icyubahiro. Ugasanga uvuye muri chapelle gusenga, ariko ugasanga niwe urimo kubarizwa mu kabari, urimo urahobera abakobwa, urimo urabakorakora hirya no hino, reka sinakubwira. Uvuye gusenga ni wowe ndi busange muri rogi uri kumwe n'abasore. Uvuye gusenga ni wowe nsanga urimo
gutukana ubwira mugenzi wawe nabi hariya hirya, uvuye gusenga kandi twari turi kumwe mu masengesho, nkumva mu kanya nkakumva muri kese yo kuvuga ngo runaka ari mu bantu bagiye gutera kwa runaka, ari mu bantu bakubise runaka arakomereka, none bamufunze, none bamukurikiranyeho ibyaha runaka yakoze byo kugirira nabi bagenzi be. Urumva muvandimwe, iyo sura uhesheje iryo sengesho wari urimo, urumva iyo sura uhesheje uwo mwanya wari urimo kuvuga ngo uri umukristo. Mu by'ukuri ntabwo bikwiriye, reka twisuzume muri twebwe mu mitima yacu, turebe imigendere yacu, turebe imikorere yacu, tuyihuze n'isengesho dukora rya buri munsi. Hanyuma rero ikindi twakibaza ngo umukristo yagakwiriye gusenga nibura inshuro zingahe ku munsi? Reka mbibabwire neza. Ubundi umunsi turabizi, umunsi ugira amasaha 24, umunsi ugira amasaha 24, ariko muri ayo masaha 24 nibura wakabaye byibura ukora n'isengesho inshuro nibura zibaye nkeya, zakabaye nibura inshuro 5. Wakibaza ngo izo nshuro 5 ni izihe? Ubundi saa 9 za mu gitondo wakabaye ubyuka, nicyo bita dime, icya cumi cyawe rero ntabwo icya cumi ari ugutanga bimwe mu byo winjije, uvuga ngo amafaranga se, ibyo wasaruye imyaka se. Dime ishobora kuba mu bintu byinshi bitandukanye. Dime ishobora kuba iy'ubuzima bwawe, donc ukareba igihe umaze kuri iyi si ugasanga ni kinini, ugahita uvuga uti reka ntange dime y'iki gihe maze kuri iyi si, kuko ntabwo ari ku bwanjye ahubwo ni ku bw'imbaraga z'Imana, reka mfate aka kanya nyishimire. Icyo ni icya cumi utanze. Ushaka kureba ukavuga uti amasaha 24 yose nayanjye nayagenewe, n'ay'Imana yampaye, reka nkuremo isaha imwe nyifate ko ari dime, ari icya cumi cy'ayo masaha nahawe. Iyo saha rero ni uko kwitanga, nicyo cya cumi ugiye gutanga. Saa 9 umuntu ubasha kubyuka saa 9 agasenga, burya abatanze icya cumi gikomeye cyane. Ririya sengesho rya saa 9 za mu gitondo ni isengesho riba rifite imbaraga, ni isengesho rikomeye cyane. Ndababwiza ukuri ko kugira ngo umuntu azabashe kwegura umutwe ari amasaha ya saa 9 za mu gitondo, yegura umutwe avuga ngo reka negure umutwe nsenge, hari amasaha mavani murabizi, igitotsi cyari amasaha kiba kimeze nabi cyane, kandi none ujya kwegura umutwe igitotsi tereka da, ongera wege ku mutwe, kiriya gitotsi kiba kimeze nabi cyane. Hahandi kugira ngo uzegure umutwe kandi none wiriwe no mu kazi wari unaniwe, biragoye bavane, biragoye. Ariko iyo ubashije kwegura uriya mutwe ugasenga, nubwo wavuga amagambo 2 cyangwa 3, ukavuga Imana mu kanwa kawe n'ururimi rwawe biturutse ku mutima wawe, ndakubwiza ukuri ko ririya sengesho rifite imbaraga rikomeye cyane. Ririya sengesho rirazamuka rigahita rigera ku Mana direct. Niba hari n'ikintu urimo gusaba runaka, niba hari n'ikintu cyari kikuremereye runaka, niba hari n'ikintu cyari kikugose mu buzima bwawe, ndakubwiza ukuri ko ntabwo umara 2 gatatu cya kintu kitavanyweho, cya kintu kitakuweho, ugasigara wemye umeze neza nk'umukristo. Niyo mpamvu ubuzima bw'umukristo rero wa nyawe, utari wa wundi w'amagambo gusa, urupfu rwe rutandukanye n'urupfu rw'uwiyita umukristo, cyangwa se rutandukanye, reka mbivuge mu kinyarwanda cyiza, n'umuntu w'umupagane. Impfu zabo ziratandukanye bavandimwe. Ririya sengesho rya saa 9 rero rirakomeye. Rero nkuko nabibabwiraga, iyo umaze gusenga saa 9 za mu gitondo, saa 12 za mu gitondo nanone hari irindi sengesho uba ugomba gukora. Saa 12 iyo bivuyeho, saa 6 zuzuye nanone ukongera ugasenga. Ubwo bibaye inshuro zingahe? Bibaye inshuro 3. Saa 9 za nimugoroba ugasenga, bibaye inshuro 4. Saa 12 za nimugoroba ukongera ugasenga, bibaye inshuro 5. Hanyuma nijoro ugiye kuryama ukongera ugakora irindi sengesho ryo kuryama, ryo guclosinga umunsi. Ni inshuro 6 ku munsi, inshuro 6 ku munsi. Ubishoboye muvandimwe wanjye, ako kanya wakajya ugakoramo isengesho. Wakibaza ngo ese uwo mwanya wawubona, ayo masaha kari menshi, ese izo nshuro kari nyinshi cyane ku munsi? Reka ngusobanurire uko ushobora kubigenza rero muri ayo masaha, ukabasha kuyasengamo neza kandi ukayitwaramo neza. Dore saa 9, reka mpere ku bakristo katolike. Ku bakristo katolike hari amasengesho tujya dukora saa 9 za mu gitondo. Wabyuka ukavuga ishapule y'impuhwe z'Imana, irahagije.
Okay, nubwo utanayishobora ushobora gukanguka ugahita uhaguruka ukicara cyangwa ugapfukama ukavuga dawe uri mu ijuru, ukavugana ndakuramutsa Mariya imwe naho uba w'Imana data imwe, warangiza ukongera ukaryama ugasinzira. Iryo naryo sengesho naryo ni ryiza kandi rifite izindi mbaraga zikomeye cyane muri ryo. Ugasinzira saa 12 ukabyuka ukavuga indamutso ya marayika. Indamutso ya marayika yonyine irahagije pe. Ntago kandi indamutso ya marayika ntago itwara umwanya munini. Itwara iminota, ngira ngo ni iminota 2 nimba atari umunota umwe. Indamutso ya marayika itwara iminota 2 yonyine gusa, ntago ari myinshi. Numva iminota 2 rero na gahunda zawe ushaka kwigiramo cyase gukora, ntago iminota 2 kubuza rwose gukomeza gahunda zawe. Saa 6 z'amanywa nanone ni Angelus. Angelus ni n'ubundi ni indamutso ya marayika. Indamutso ya marayika n'ubundi ni ya minota 2. Ntago saa 6 se kugira gutya waba wicaye aho wicaye hose, waba uri mu kazi, waba donc aho waba uri hose, witugira uti ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Marayika wasohoje ubutumwa bw'Imana kuri Mariya, maze Mariya asamishwa na Roho Mutagatifu. Ndakuramutsa Mariya. Iminota ingahe yonyine gusa ukaba urasoje, ugahita ukomeza ku buryo n'umuntu municaranye atanamenya n'ibyo urimo, akubona ukoze ikimenyetso cy'umusaraba byonyine gusa, ariko ntago yongera kumenya kuko isengesho ryawe urikorera mu mutima wawe. Hanyuma rero saa 9 ni ishapule y'impuhwe z'Imana. Saa 12 za nimugoroba ishapule y'impuhwe z'Imana n'ubundi. Nijoro rero n'ubundi ukavuga rya sengesho ryawe icyo twita isengesho rya roho. Ukabwira Imana umunsi uko wiriwe, ugatura Imana mu munsi wose uko wagenze, ndetse unayisaba n'imbabazi ku byo wanyuzemo byose aho utitwaye neza, hanyuma warangiza ukaryama ugasinzira. Ngayo nguko rero bavandimwe, nuko nguko isengesho umukristo yakagombye gukora, inshuro yakagombye gukoramo iryo sengesho ku munsi. Rero reka nsoreze ahangaha gato kuri iki kijyanye n'isengesho, ariko ntago nasoza ntababwiye ngo imbaraga z'isengesho ni izihe. Isengesho rifite imbaraga zikomeye cyane. Isengesho ryirukana amadayimoni. Isengesho rituma ubuzima bwawe bubaho neza budapfa kuvogerwa n'imyuka mibi iyo ariyo yose aho yabiturutse aho ariho hose. N'igihe cyari cyo cyose ugeze muri situation itari nziza, igihe uremerewe mu mutima wawe, igihe ufite ibirimo kukugora muri wowe, uricara ukiherera ugasenga Imana yawe. Ndakubwiza ukuri ko isengesho riri mu biruhura umutima. Isengesho riri mu iyo wicaye urimo kubwira Imana yawe, uganira n'Imana, biri mu bintu wumva bifungura umutima wawe, ukumva urabohotse, ukumva muri wowe ubaye relax, ukumva nyine urirekuye. Rero bavandimwe, nimukunde gusenga kandi mubikundisha umutima wanyu, umuryango wanyu, abanyu bose mubakundisha gusenga, kuko gusenga ni byiza kandi bifite akamaro mu buzima bwawe. Murakoze rero, ntibibagirwe gukora subscribe, ntibibagirwe gukora share ndetse na like. Ndabakunda cyane, naho ubutaha turi kumwe mu kindi kiganiro. Murakoze cyane, umunsi mwiza, mugira amahoro y'Imana.